kusapu amasaha yageze haracyari kare musi nakono areka basi uko tumaranye amasaha arenze 3 nakono twakongera nk'agasaha kamwe basi gasaka reba sinageze amahoro we ntacyo agisi bibazo solo ishimwe nanjye ndimo gusaba ko twakongera nk'agasaha saha gatumva gahunda z'uno munsi ariko nta gahunda zanduta ndabizi nanjye ndi kugenda ndibona sasa okay nta kibazo sinzi ko wakemera kongera kwishyura amafaranga nta kibazo cy'amafaranga yego I'm fine. Yeah, I'm sorry nagize akazi kenshi. Nizere ko ntagutindiye cyane. Thank you, but next time when nazabikora neza. Yeah, meze neza. Yeah. Rero naguhamagaye. Ndashaka kuganira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Jendi tayari. Ndumva nshaka twaba inshuti wambaza uti se inshuti mu buhe buryo. Yeah, bibabyumva. Wambaye umuvandimwe ukambera best friend tukajya duciringa. Yeah. None se ko okay so kubinjirira ariko cyangwa se kwanga akazi nkuko mwabidusabye ahubwo ndibaza buri ibyo bintu ntago biba bigenewe imiryango inshuti se cyangwa abavandimwe b'umuntu kugira ngo imiryango yo ibihari musirikuri Amerika kandi bari mu Buhinde urumva bari kure. Okay. Rero mba ndi board mu rugo nshaka timba hafi. So bivuze ngo ukeneye mbese umuntu uhaba muri buri kimwe. Yego, exactly. Nakubwira ngo ntugire ikibazo cyangwa se wumve ko wasubijwe kuko niteguye kubera inshuti, kubera umuvandimwe, kubera best friend nkuko byifuza ndetse n'ibindi byose wakwifuza. Jendi tayari cy'ingenzi ngiye nshira imbere akazi gapfa kuba kishyura neza. Ntugire ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga ntabwo ari ikibazo. Igikingenzi ni uko ugomba kuhaboneka igihe cyose ngo ukeneye. Nanjye se kucyo mpara amafaranga buriya wagize ngo izindi serivisi zose nge kuri nge si nko guhuhaho. Bizava. Yeah. Kandi ikindi nizere ko uzi amategeko n'amabwiriza wenda wagiye kumpamagara ubizi. Ndumva aribyo byaba iby'ingenzi twashira imbere nayo bijyanye n'akazi byo umura rwose uko akazi ndakazi nzi ibyo njemo nzi ibyo nkora kandi ntabwo nzagutenga. Nanjye amategeko n'amabwiriza nabanje kubisoma kandi ngewe icyo nshaka n'umuntu ukora ibyo nkeneye ibindi bizabimbaza. Kuri twe natwe mu kazi kacu ijambo ryawe ari itegeko tuba turi munsi y'amategeko yawe n'amabwiriza. Ikihe kibazo ndi nawe tuje ikibazo umugabo wawe ntawe uhari uwanjye ntawe uhari mu minsi ishize njye nawe twe tumeze kimwe uyu munsi yaba mbona usigaye wirirwa useka mama mastati no guseka n'ibiseko ahubwo se wowe uzana iki guseka n'ikintu kikiza guseka njyewe ubwo niyo mpamvu yareka yatuma ntaseka ngira n'impamvu yatuma ntaseka ushatse undi mugabo se ntiwambwira ubona ashaka undi mugabo se mubwira nyine n'iki neza uri guseka urugo rwatoshye imenya yari yagiye
nyine meze neza unese ntabwo ari uko nashatse uko nigenda ariwe nakubwiye ngo nashatse uko nigenda nta mugabo nashatse ariko nta kibazo mfite nta kibazo cy'umugabo mfite kamabere yikoze ntutsa nta kibazo cy'umugabo mfite nk'uko mbikubwiye ufite undi mukunzi so ntabwo ari umukunzira oya ni umuntu umara irungu ni umuntu umara irungu sheri ubwo nawe nakubwira ko umushaka bura ubu bugira gute umara irungu nisuza uri kumva uzahora umeze gutyo ntabwo useka ntacyo ubu mubeshya ko mukundana oya ntabwo mubeshya ko dukundana mubeshya ko dukundana oya ntabwo mubeshya ko dukundana hanyuma bigenda bite munaraza tukishima tugenda nanjye nkagenda bikamumarira iki bikamumarira iki ntabwo uri kubyumva se wait ni ukuvuga ngo uzana umuntu umukemurira ikibazo cy'umubiri akagenda ukamwishyura yego nibyo hanyuma umuntu nawe yagute ahubwo se wowe wamubuze ute hari kampani sheri batanga hari kampani batanga wabaye Amerika sinabimenya warasigaye nyine wibereye hano mu nzu yawe gusa kampani ifite abasore baza kumara irungu abagore yego nkatwe nyine tumeze gutya ubu uzagomba gutya muri ino nzu yawe ubwo sinabwo uyu mutima wo gucira urubanza cyo gucira inyuma umugabo wawe ubu se wowe ibyari murabizi uzi ari mu biki ahari uri urahazi uhorana nawe ntakubeshye njye aho bigeze mba numva n'ikiguzi cyavaho njye nawe tugashimishanya kuko nta kindi kintu muri ubu buzima numva kimpa amahoro kinezeza usibye kuba ndi kumwe n'uriya mugore ahubwo ibaze ko nsigaye nkubita nkiseje avuga ati wenda yaba umugabo we yarakunangutse nk'iyari wenda akarwara nka muzunga wenda ikamuta nko muri gari ya moshi numvishe ko zinabayo ko naba nsigaranye imari ifatika kabisa maze guhaga shanza yarashize bro reka ubwize ukuri mbizo guri urusha gufata imari ducuruza uyitangira umuntu twabaho gute ubwo utagiye kumva byinshi ari n'igihe gituka ari njye ugiye kumwishyura kukwereka ukuntu uriya mugore rwose abirimo neza ubuzima bw'akana guzanga batangiye kuzamo kana kuko umukunda ahubwo se ngize amahirwe akamundagize sinaba ntomboye wavuze mwigeze usoma neza amategeko n'amabwiriza y'ibintu we agukunze twajya komisi twajya kosiyo kuko barayisiga ntabwo wemera gukunda wowe ntabwo wemera kwibuka igikorwa na kimwe n'iki mu byo mwakoranye ibiboro ni akazi niba ushaka gukora ni akazi rero neza yibagiwe iby'amarangamutima bro jya wisetsa umukiriya giteye umuterure mukora ibyo mukora ariko ntugashake kuzana ibyo gushaka kuzitekereza ko umwana asubira mu yisho n'ejo bundi ariko wenda sinzi ahantu ese mu kontra irangi cyangwa njye mbona nta kintu kizatuma bidakomeza kuko keretse wenda sinzi ahantu buri ukuntu biba bimeze ariko njye mbona byararenze kwishyura no kwishyurwa nkomeze mbona amafaranga ibyo bindi bizashake birenge birabareba cyakora Imana ifashije akaba ari gukunda amafaranga yakose yatubitatiye gusa pese nkubeshye uriya mugore yabaye umugore neza umugore mwana umugore wundi mugabo bro I don't care n'undi mugabo ntawe uhari tell me you love her
I don't know, ntabwo nzi niba ari urukundo cyangwa se urakoze uzi neza ibyo urimo ni uko udashaka kumenya ukuri kwabyo cira birarura iyi ni business ese mu dusanze ari urukundo simbyitayeho icyo ushize imbere n'inyungu za kampani umumara kampani limited imboro yaramuzanye nari maze shomeri ngenda mbwira muri Kigali none uyu munsi nshaka gufata amafaranga gushaka yambuze uzane by'inkoni uze no mukunda byarungo yari afite tuzongera gukora izaba rishize amafaranga nzongera kugakora ariko uyu mugabo ubundi mama bamuhamagara telefone anyitaba meze bite none ko nagushakaga iyi nagushakaga waza kundeba ahantu ndi nta kibazo reka tuzatungana n'indimo tugafata na 10 se si myinshi 10 ugize ubwo rero nawe nta kibazo nawe kuyishaka kwanga Nisima muri mama wenyine nta wundi muntu uri ko ya nta n'umukozi umukozi akora ataha ko n'Imana ashatse ko twibonera akazi rero njye banyita Mike nk'uko wabibonye kuri fomu wujuje yitwa Maya Mike and Maya M&M kama keneye M square tuzahita hita kapesh tite M square yes hanyuma kurambwiye muri makibi ukunda ngiye ntabwo ngo tunukunda nkunda gute tugiye kumara tumara iyo buri kwezi nikundi nta bidasanzwe ni ibintu byose kuri njye ni bisanzwe biramfasha nyine kugira ngo umenye okay tuba dufite impano nyinshi kugira ngo dukore akazi kacu neza niba ushaka gukunda siporo mu byo wasinyiye babyemeye ko tujyanayo ukunda muziki babyemeye ko tujyana kubyina ukunda gusenga nta kibazo nuko turajyana kuko wumva ndi uwawe nyeneho hari n'igihe sori kubivuga igihe ukumva ibintu nyine mukuru yakora wambaza nimba mbizi bimwe na bimwe tukabijyanamo ubundi gihe mba mpari ku bwawe wongeye ntabwo ndiho ku bwawe ndi uwawe kuri njye rero cyo ikintu nzi nkunda ni ugucuranga gitari nubwo ntubizi nicyo kintu nkunda kukureba somehow twayigura kuyigura kandi njye ndayifite hano mu rugo urayifite cyane ndayifite umugabo wanjye nzabyiga nzanyicuranga umusoro uzabyiga cyangwa usanzwe ubizi niga vuba oya keretse ubaye ubizi nibyo kuko kwiga gitari biragora okay wayizanye se n'imbiri hano hafi nkareba ko nkatangira tukigishanya ukanyigisha nkakwigisha wenda usanga warakopera umugabo wawe njyewe nta kintu nzi nirirwa nkina nayo oya turabaza YouTube yakamanda yo kuri YouTube tutorial ku buryo iki cyumweru nzaba ncuranga indirimbo yose nkayibona
Reka tuzi rero. Yego twuzi. nta na kimwe nzi ni ukuyitunga gutya nkirirwa n'umwana yo gusa ubwo nashaka gucuranga indirimbo zisanzwe agatwike nigeze kubona gucuranga ibi ibyo ntabwo wabikora utabizi n'ubundi usigaye ushobora kuba ubizi uyu nigeze kuyikoraho mbere kera ariko banyigisha impamvu iyi bafata kano na kano na kano tuba tugomba kumenya ibintu byinshi Yega humura 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 Yega humura ntukagire umutima uhagaze Sinshidikanya kuri Uwimana yantoranyirije Erega humura humura ndagukunda mfata ikiganza umiriza wumve akandengeje impinga yoho icyo ubwenge butanyemerera umutima wakinyumvisha ko ari wowe rukundo ko ari wowe munezero byanjye ubwoba bw'ibihe ubwo bwibagirwe ahubwo wizire ngufumbatire witetere wambereye umugisha mu buzima kukubura ni nko kubura ubuzima sinabirota kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi tubakorera kandi imyenda y'ibirori tudodera ibigo bitandukanye amahoteli ibigo by'amashuri amakorari n'abandi benshi DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye abahanzi abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi waba uri kure wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi tudoda n'indi myenda yose tutavuze unafite design urayizana ukatwereka ifoto kandi tugira gahunda abifuza imyenda yuzuye namwe irahari dufite shop irimo icyo wakenera cyose n'amashati meza ya made in Rwanda arahari dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72 iri no kuri WhatsApp DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu wow kubona njyewe nokende kubona ni bake bro ni bake nta kintu twabibi nta kintu byatugezaho ufite wawe niyo yamaze kubona we ariko uza gake gushaka ikintu twakora pe sasa ariko ikintu cyo maze kubona ni kimwe n'ugerageje kuzatanga amafaranga yego niyo dukeneye rego satanga amafaranga gute niba dukora iminsi 2 mu cyumweru tukamara iminsi 5 twicaye atanga amafaranga yo kumara ikivuge ko bajyaye abisha afatika wenda yafasha ayafatika rero ira minsi indi twayibyaza umusaruro kujya gutwara kirebe sako tubona benshi cyangwa turakora nta nama ufite kuri iki kintu wowe none se twaraze tukayipibira iyi kampani yacu tukayamamaza tumarane ku mateleviziyo bro none se twabigeza gute
ubundi banagira ikibazo nzi ko byibuze ko waje muri aka kazi wabonye amafaranga ukagira n'ubwenge aho kubonye amafaranga ugenda bunasubira inyuma tujyane kuri televiziyo yose turi gukora ibintu byemewe oya banshaka yuko biba byemewe ngira umuntu wavuga uzabikubwira ngo ngiye kuryamana n'abagore ngo muze ngo abagore base abagabo bari hanze aho ubwenge bwawe gukora inshuti ibaze nk'umugabo ari hanze akumva bikamumiraho ngo ari kampani yaje ngo iryamana ngo n'abagore ngo bafite abagabo hanze ahita ashiraho umuntu umucunga aje ateshaho umusigiti ucunga umugore we atazaba yashaka kutwicisha ahubwo dore ikintu gihari ni uko bino bintu tugomba kubigira ibanga twamara kubigira ibanga ahubwo tugashaka uburyo tubyamamaza ese ubwo buryo n'ubwishanze tubigira ibanga tubyamamaza burano hanakeneye igitekerezo cy'inyamibwa kigomba ase mwagiye mutega amatwi mbere yuko mwihutira guhita musubiza yego bishobora kwibanga tukanabyamamaza nta niki mutazimo okay kamabwire ko ndonda zimeze igitekerezo nubwo giturutse kure tugiye kugira kampani banga yego hanyuma ikintu tugiye gukora ako wacishije make tugiye gufata ikibazo uzagaragara neza ko n'ubusanzwe ibintu byawe byose byanze tugiye gushaka amafoto yacu meza sibyo twaba twambaye amasengeri twaba twambaye ubusa twaba twambaye amashati n'abantu bakora muri office n'amakoti urikumva amafoto beza tugende dufungure website dushiraho amafoto noneho tuzaba tuninjiza n'inshuro zirenze 2 kwinjirayo uzajya wishyura urikumva ubushimye ubanza usoma amabwiriza ya company wishyura bivuze ngo ushobora kubona n'abakiriya 10 ndakubabariye website ubwemeze ko nta kwinjira ugomba gutanga amafaranga yo kwinjira yes yuko umubaye umunyamuryango noneho twe tukagomba gushaka amafoto ako mu mafoto tuzashaka amafoto yo kwimura azagize namwe amaremare amagufi wewe urumva ngo mu mafoto wewe n'amagufi none se ko ndi mugufi kukigeka hose ariko wanasanga uko aresha atari ko aresha burya nese cyurubanza kandi nyine yajya n'ifoto ndende na passport we nyine we tuzakiraho n'unyomeko yandi attachment tuzatacinga utuvuga nyine uko aresha atari ko aresha noneho abani uwo bakunze bazajya bagira ubwo message zagenjira direct iri kumwe n'ifoto ye wowe nk'umuyobozi uzajya umenya ngo uyu muntu akeneye uyu musabe imyirondoro mubone kumuhamagara ze muri office ariko nyuma yazo itakurikira app yego ibintu bigomba kudukiza asabwo twari kubona ufite yo ana inzu she